Muraho neza bavandimwe muri Kristo Yesu, murakaza neza kandi nanone ku buhamya bw'Abizera TV. Ni Leonard inshuti yanyu. Mfite umunezero kubwo kugirirwa ubuntu n'Imana kugira ngo mbashe kubaganiriza uyu munsi. Nababwiye ko ku buhamya bw'Abizera TV dufite intego yo gukora ibiganiro igihumbi ku bw'icyubahiro cy'Imana. Turashimira tubikuye ku mutima mwamaze gukurikirana ibiganiro byacu. Twamaze gushyira ku muyoboro wacu kandi ari nawo wanyu. Mwamaze kudutera inkunga kandi inkunga mwaduteye irahambaye cyane. Ntabwo mwakumva agaciro duha ubufatanye natwe mugomeje kugaragaza muri uru rugendo twatangiye rwo gutegura ibiganiro kugira ngo abumva Ikinyarwanda ndetse n'Ikirundi bakomeze kuryoherwa n'ibiganiro dukora ku bw'icyubahiro cy'Imana. Hari benshi bamaze kutubwira ko banezezwa n'ibiganiro dukora. Turabasaba kudusabira ku Mana kugira ngo ibashe kuduha imbaraga zo gukomeza gukora uyu murimo utoroshye. Reka dutangire ikiganiro cyacu rero dusenga Imana kugira ngo ibane natwe muri iki kiganiro. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushima ko wemeye ko tuba imbere yawe uyu munsi. Turagusaba ngo urusheho kutwiyereka binyuze mu ijambo ryawe, utwigishe kandi utwongerere ubwenge bwo kumva no kwakira ubutumwa bwawe. Turagushimira ko utajya ureba ku butoni, ahubwo ugirira umuntu uwo ari we wese uciye bugufi ibambe. Ngwino ubane natwe kugira ngo turonke ubwenge uturuka kuri wowe, soko y'ubuhanga n'ubumenyi. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi twiyemeje kuganira ku ngingo ivuga ku nkuru y'ihamagarwa rya Dawidi. Inkuru y'ihamagarwa rya Dawidi iboneka muri Samuel wa mbere igice cya 16 umurongo wa mbere kugeza kuri 13. Reka dusome kandi twumve uko yagenze. Imana yiyemeza gutoranya Dawidi azaba umwami wa Isiraheli. Ibyo byabaye nyuma y'uko Sawuli wari umwami wa Isiraheli yakoze ibyangwa n'amaso y'Imana. Imana ifata icyemezo cyo kumukura ku ngoma. Imana yohereje rero umuhanuzi Samuel kumena amavuta kuwo uzasimbura umwami Sawuli wari umwami wa Isiraheli. Imana yohereje nderere, yohereje Samuel wari umuhanuzi, imwohereza kwa Yesayi wari utuye i Betelehemu, imubwira ko agomba gutoranya umwami hagati y'abahungu be barindwi yari afite. Yari afite abahungu barindwi. Umuhungu wa mbere yitwaga Eliyabu, niwe yari imfura ye. Kurikiraho Abinadabu, hakakurikiraho Shama, kurikiraho Natanayeli, hakaza na Radayi na Ozemu. Umuherezi akaba yari Dawidi. Uko byagenze, Samuel ageze kwa Yesayi, Imana yaramubwiye ngo atigera asuka ku mavuta kuwashatse uwo ari we wese, ahubwo ko agomba kugendera kuri gahunda y'ijwi ry'Imana. Yerekana ko Imana rero ireba bitandukanye n'abantu, ko yarebaga ibyo Samuel ashobora kugenderaho atoranya. Abona rwose bitandukanye n'uko Imana yo ibona ibigomba kugenderwaho, kubera ko Imana yo ireba mu mutima. Uko Dawidi rero yatoranyijwe nuko yasizwe amavuta. Samuel akigera kwa Yesayi, yasabye Yesayi kumumurikira abana be b'abahungu kugira ngo abone uwo asiga amavuta.
niko kuzana Eliyabu nk'umwana w'imfura nyine. Bibiliya ivuga ko yari afite igihagararo rwose ndetse n'igitsure ku buryo uwamureba rwose wese yabona ari ukwiye kuba umwami. Ariko siko byagenze, kuko Samweli akimubona nawe ubwe nk'umuntu yahise abona nta wundi ukwiye kuba umwami. Agiye kumusukaho amavuta, Imana iramubwira ngo sigaho, namurebye ndamugaya. Nubwo uri kumureba ukabona afite uburanga, afite igihagararo, ubona ari ukwiye kuba umwami, njyewe Uwiteka namurebye mu mutima, namugaye. Indangagaciro z'uwo nkeneye nta n'imwe yujujemo. Imana imubujije, nuko Yesayi azana undi wa kabiri, ari we bita Abinadabu. Abinadabu nawe n'ubundi Imana iramwanga. Azana Shama nawe iramwanga, azana Natanayeli nawe iramwanga, azana Nadayi nawe iramwanga, azana Ozemu nawe iramwanga. Nta wundi wari usigaye, kuko Dawidi yari ari hehe? Yari yeragiriye intama. Nuko Samweli abaza Yesaya ati, ese nta wundi waba ufite usigaranye hano mu rugo? Nuko Yesaya ati, hari uwundi, ariko n'umwana muto ari kwita ku matungo. Ibi byerekana ko abantu batari bazi ko uwo mwana muto ari we Imana yatoramo cyangwa yahitamo. Nuko bazana Dawidi bamutumaho. Agihagera, agihinguka mu marembo, Samweli ahita yumva ijwi ry'Uwiteka rimubwira ngo, nguyo uwatowe. Maze Samweli amumenaho amavuta y'ubwami, ayamusukaho imbere y'abavandimwe be bose. Ijambo ry'Imana riratubwira ko kuvubwa umwuka wera, umwuka w'Imana n'imbaraga z'Uwiteka zatangiye kugaragara kuri Dawidi uko bwije n'uko bukeye. Ubutumwa bukomeye rero kuri iyi nkuru, bavandimwe muri Kristo Yesu. Iyi nkuru itwigisha byinshi. Reka dusubiremo amagambo meza Imana yabwiye Samweli muri Samweli wa mbere igice cya 16 umurongo wa 7, aho yagize iti, ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye, ko ari kirekire, namugaye. Kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we reba umutima. Imana yashakaga umuntu ufite umutima wumvira bene data, kandi niyo mpamvu yahisemo Dawidi. Ni amasomo atwigisha ko tutagomba kureba ku mimerere y'inyuma cyangwa imyanya abantu baba bafite, ahubwo ko Imana ireba ku rukundo n'ubwiyoroshye bw'umutima. Ikindi kandi bitwigisha nuko tudakwiye guca intege abandi, ndetse n'iyo baba ari abantu babonwa nk'aboroheje cyangwa badafite icyubahiro, Imana ishobora kubafasha kuzamuka bakagera kure. Dusoza ikiganiro rero cyacu, bavandimwe inshuti bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, turebye uko Imana yatoranyije Dawidi, turasobanukirwa ko Imana igira ubushake ku bantu badakomeye mu maso y'abantu, ariko bafite umutima wayo. Nk'uko Imana yahamagaye Dawidi idashingiye ku mbaraga cyangwa igitsure, ni nako iduhamagara ngo tugere ubuzima buhoraho mu rugendo rwo kuyikorera. Mbese muri iki kiganiro wumvise iki? Cyangwa nge numvise iki? Twisuzume twese, dufate umwanzuro. Niba hari ibyo guhindura, dusabe Imana kudufasha guhindura, kugira ngo tugire umutima w'urukundo ndetse n'umutima wo kwiyoroshya. Isengesho rero risoza, reka dusenge Imana kugira ngo Imana tuyisabe ibashe kudushoboza
kuko twe tudashobora kwishoza. Data wa twese turagushimira kubera ubuntu Data wa twese turagushimira kubera ukuntu uduhitamo n'uburyo udufata mu buzima bwacu bwose. Turagushimira kuba udashaka ibisonga cyangwa abakomeye gusa, ahubwo ugashaka umuntu wese ufite umutima ukwitangiye. Turagusaba ngo twongerere imbaraga kandi twigishe kugira umutima ugukorera. Ibyo byose tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ikiganiro cyacu rero nakagaruka, bene data, ntabwo dufata umwanya munini cyane, ko gahunda yacu nuko dutanga ikiganiro kigufiya kugira ngo abantu bakurikirana ibiganiro byacu babashe kubikurikirana kandi babyumve babisoze, kubera ko umwanya bari mutoya. Turabashimiye rero, Imana ibarinde, naho utaha murakoze cyane.